Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom, shalom, shalom abakunzi b'ikiganiro cya Saveur Divine. Ngewe ukibashyikiriza nitwa Pastor Eric Nzamwita. Ndagira ngo uyu munsi nk'uko abambanjirije babivuze duhagarare ku murongo uboneka hano mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice byaho 10 umurongo wa 10. Évangile selon Jean chapitre 10 verset 10. Ariko kugira ngo tubyumve neza munyemerere mpere haruguru gatoya kugira ngo tuze kugera ku ntego y'icyo dushaka kuganiraho tucyumva twese, ariko turaza kwibanda cyane ku murongo wa 10 nk'ukuri muri teme yacu y'iki cyumweru, ariko nifuje gusoma kwibanziriza n'iyiheruka kugira ngo message yumvikane neza. Ku murongo wa 8 aravuga ngo abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Aravuga ngo ni ngerembo, umuntu niyinjira muri nge azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Noneho rero objectif yacu y'iki cyumweru iri kuri murongo tugezeho 10 aravuga ngo umujura ntazanywa n'ikindi ngo keretse kwiba, kwica, kurimbura, ngo ariko yeho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Arakomeza avuga ngo ni nge mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo atari umwungeri bwite w'intama arazita iyo abonye isegarije, arazisiga intama akazihunga, isega rikazifata rikazitatanya, kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Abango ni nge mwungeri mwiza ngo kandi menye izanjye zikamenya, ariko data amenya nanjye nkamumenya kandi mfira intama zanjye. Reka tugarukira ahangaha, ariko icyo nshaka kubabwira nanjye nibwira kiri mu ntego yacu y'iki cyumweru cyangwa se iri muri objectif y'iri jambo ni icyo Kristo aharanira muri twebwe. Iki nicyo kimuraje ishinga, kandi ndagira ngo mbabwire bene data ni umwihariko we, kandi ndagira ngo mbabwire ngo iki kintu yavuze azaduha gisaga, cyangwa se icyo mu Kinyarwanda bise ngo urugingo bwinshi, mu Kirundi ni ubugingo busaga cyangwa busagiza. Ndagira ngo mbabwire ko iki kintu ntago kiboneka ku masoko ya hano mu isi, kiboneka muri za magaze, si ikintu umubyeyi yakuraga mu buryo hereditaire, si ikintu washakisha ubutunzi waba ufite, ntabwo ari ikintu wagura amahera cyangwa amafaranga, si ikintu wabonesha ubwenge, ni ikintu gitangwa na nyiracyo gitunze gusa. Uyu uvuga ati intama zanjye ndazizi nazo ziranzi kandi nziha ubugingo, none yatubwiye ngo nta ruga butanga bugeze, ni ubugingo bwinshi cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Ahantu nakunze rero ngewe ndi gusoma amagambo kuntu byanejeje cyane, Yesu wacu ntatandukanya n'Imana Data, ari omnipresent, aboneka mu buryo bwinshi. Aha namukunze, nubwo tugiye kumureba nk'umuntu wivuga mu ntama, ariko reka mbibutse gatoya, yageze mu bahinzi yigaragaza muri bo, arababwira ngo ni nge muzabibu w'ukuri, ngo kandi Data wo mu ijuru ngo ni nyirawo uwuhingira. Iteka ryose yavuze uwo ari we ahita avuga se wamutumye. Yageze mu bahinzi kugira ngo bamwumve neza, bavuga ati ni nge muzabibu w'ukuri kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Ageze mu bubatsi kugira ngo bamwumve aravuga ati ni nge buye rizima rikomeza imfuruka.
ngo kandi ibuye abubatsi banze ngo niryo rikomeza imfuruka, kandi niyo wivuga yavuga ati naje muri bo baranyanga ariko ninjye wakagombye gukomeza inguni imfuruka. Noneho rero ubu yageze namuvuga mu buryo bwinshi, icyo nshaka kuvuga kuntu ari omnipresent, abonekera hose icyarimwe, uburyo bwose n'umwuga waba urimo akwigaragarizamo kandi akagaragara ashoboye. Yageze mu barwayi, muzi kuntu yivuze, yageze kwa Tabita aramuzura, agera kwa Yayiro, agera kwa wa mwana w'umusirikare. Umusirikare aratangara ati kuva nabera sine nabona umuntu uvuze ibintu bikomeye kandi bigahita bishyirwa mu bikorwa. Reka tunyarukire kwa Luka, mu ivanjiri ya Lukaho muribuka abandi bantu bavuze amavanjiri avuga kuntu agenda akiza. Reka ntajya akagero kuriya muntu bari baciye ugutwi, ageze mu baganga, Luka ari kumuvuga nk'umuganga, muzasome neza, niwe ugaragaza neza Yesu. Abandi bavuga ko ugutwi pete kwa kundi bagukataga, niho Luka wavuga kuntu Yesu yanagufashe akagusubizaho. Nshatse kuvuga iki? Ntago naringiye mwizo detaye zose, nashaka kuvuga kuntu yigaragaza mu buryo bwose kugira ngo tuze kugeraho uyu munsi tugiye kumubona ari kwigaragaza mu ntama, ariko ari umwungeri. Aravuga ngo ninjye mwungeri w'ukuri, ariko atangira avuga, niyo mpamvu nashatse gusoma iriya mirongo ibanza. Aravuga ati abandi bose babanjirije bari abajura n'abanyazi, kandi abo ngabo nta kindi cyabagezaga. Ageze rero no mu ntama aravuga ati hari abungeri, hari abashumba babiri, hari umushumba uragirira ibihembo, ariko hari n'undi uragira nk'umucanshuro, kandi uwo nguwo ntabwo azitaho. Ariko aravuga ati ni njyewe mwungeri w'ukuri, ni njye mushumba w'ukuri, kandi izo ndagiye nziha ubugingo busaga, kandi njyewe sindagirira ibihembo, ahubwo nziragiye nanazipfira ariko zikazabona ubugingo. Bene ndagira ngo mbabwire nk'uko abambanjirije babivuze, twebwe tugaragara nk'intama arimo ashakira uruguri, arimo ashakira ibizitunga, kandi yiteguye no kuba yapfa mu cyimbo cyacu. Yaranabikoze, yapfuye mu cyimbo cyacu kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. N'ubu rero tukiriho tugihumeka mw'ubu buzima, yakora ibishoboka byose, icyo byamusaba cyose kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Ntanze akagero gatoya, ubwo turi kuvuga kuntu yigaragaza nk'umwungeri cyangwa nk'umushumba mu ntama, reka nsubire mu cyaro iyo tuvuka. Na hano ndigewe ndi ku mugabane w'Uburayi, ntuye muri komine Bitarane, ahantu nturanye n'abaferimiye cyangwa se abantu b'abashumba cyangwa se abantu b'aborozi. Bagiye ndeba kuntu bagira sacrifice, hari abajya bahura inka nijoro yatari mu gihe cya iveri, nkareba kuntu bakonserva ubwatsi, nkareba imyunyu baziha, nkareba nturanye n'umuveterineri kuntu yita kwizo nka, kuntu yatrotana amamashini, kubera ko ni inka z'umukamo. Ahantu ntuye nturanye n'aborozi bafite inka z'umukamo, ndeba ibyo bakora kugira ngo izo nka zibaho umusaruro. Ni abantu b'abaherwe, ntabwo ari nk'abacu muri Afurika, ni umwuga umutunze, afite amamaje, akora ibishoboka byose kugira ngo inka ze zibona urwuri. Ahantu ntuye rero hari urwuri rukomye, hari urwuri rukomye. Nuko mvuze iby'Uburayi, reka mvuge iby'iwacu muri Afurika, agenda umunyafurika. Njya mbona hari ukuntu twajyaga turagira, waba ushaka ko inka zawe zitazicwa n'inzara muki, ukagira gutyo ukihina nijoro ukajya gutwika nk'ahantu ukahaturira, kugira ngo muri cya gihe imvura nigwa itangira kugwa mu kwezi kwa 9 hazamera ubwatsi butoshye, kugira ngo uzaburagire inka zawe zishishe zimere neza zitange amata. Hari ibindi twajyaga dukora, tugashora inka ahantu bitaga mu mashyuza, haba amazi aba mu rwunyunyu, kugira ngo inka uhashoye zinywe cyane, zirishe cyane, noneho zitange umukamo mwinshi. Uko niko Data wo mu ijuru ariko twigaragariza nk'umushumba mu ntama, niko aturagiye, akora ibishoboka byose kugira ngo tubone ubugingo. Niyo mpamvu izi za social media tutazishyira nk'ibyo mpagani bashyiraho, tuvugaho ijambo ry'Imana kugira ngo abantu babandi Yesu yavuze ngo bumve ijwi rye, nawe akumva ijwi rye. Nikomeza gusoma muri iki gitabo cyangwa se muri iki gice twasomye cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, yavuze ngo intama zanjye ndazizi, ngo nazo ziranzi, iyo nzihamagaye zirumva, zinzi izina nanjye nziza amazina, n'ijwi ryanjye ziraryumva, nabo nanjye numva iryabo. Arirahira avuga ngo izi ntama ni Data wazimpaye, ngo kandi ntawe uzabasha kuzivuvunura mu kuboko kwanjye, ngo kubera ko Data wazimpaye aruta bose. Bene Data akora ibishoboka byose kugira ngo adushakire ibidutunga
bidutunga, n'ubu turi kurya aya magambo n'ibyo kurya by'umwuka bidutunga kugira ngo tuzabone ubugingo bwinshi. Ndasabira umuntu wese wumva aya magambo n'uzumva n'andi azamuzanira ubugingo kandi bwinshi busage kugira ngo tuzabane nawe muri bwa bwami bwo mu ijuru. Urakoze Data mwiza, ndagusabye kugira ngo duhe ibidutunga, dushishire mu bikari byawe, tugire ubugingo busaga nk'uko waba udusezeranije, kandi n'abatarashobora kugira amahirwe yo gufata commitment ku bw'aya magambo bayifate kugira ngo batazahomberwa n'uyu mugisha waduhaye wo kuduha ubugingo. Tubyambaje tubyizeye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen.